Yesu ashimwe inshuti bavandimwe, amahoro y'Imana bane namwe. Tugeze ku ngingo y'uyu munsi kwa kane w'isabato tariki 29 Nyakanga. Ni ingingo y'umunsi ivuga ngo umuburo wo kwirinda gusenga ibishushanyo. Turi ku cyigisho kivuga ngo mukorere byose guhimbaza Imana, mukorere byose guhimbaza Imana. Ejo twabonye mu ngingo yaho uburyo dukwiriye kwigira ku makosa y'Abisirayeli, ariko atari ukuyiga kugira ngo tuyakore, ahubwo kwigira ku byababayeho kugira ngo twe tubyirinde tutazagwa mu ikosa bo baguyemo ryo kwifuza ibibi, harimo gusenga ibishushanyo, harimo ubusambanyi, kwivovota n'ibindi. Uyu munsi rero none ingingo y'ibishushanyo igiye kwagurwa, umuburo wo kwirinda gusenga ibishushanyo. Reka mbere yuko twinjira muri iyi ngingo tubanze dusabe Imana ngo ibane natwe. Imana nziza, Imana impuhwe nyinshi n'urukundo rutarondoreka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dushimiye ko uhora utugenera ibidukwiriye, utureba ukamenya ibyo dukennye, kugira ngo imitima yacu irusheho kugwiza ubutunzi mvajuru. Duhere no muri uyu mwanya ude kumva no kumvira, imitima yacu ifate mu biganza byawe, maze duhe amatwi yumva. Ubuntu bwawe bane natwe, ibyo ushaka kandi ushimira uburyo bibaho, mu izina rya Yesu, amen. Umuburo wo kwirinda gusenga ibishushanyo. Turakomeza n'ubundi dusoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 10 guhera ku murongo wa 5 noneho tugeze kwa 22. Baratubwira ngo kuki tugomba kuzibukira gusenga ibishushanyo. Inkuru yo gusenga ibishushanyo, amagambo reka tuyasome twihuta. Dusubire hejuru gato ku murongo wa 5. Baratubwiye ngo ariko abenshi muri b'Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ngo ariko ibyo byabereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga. Reka dusimbukire ku murongo wa 14 twaro dukomereza ibyerekeye gusenga ibishushanyo. Ngo nuko rero bakundwa, nimuzibukire kuramya ibishushanyo. Ndababwira namwe muri abanyabwenge, mutekereze ibyo mvuga niba ari iby'ukuri koko. Gusangira igikombe icyo dusabira umugisha, mbese siko gusangira amaraso ya Kristo? Gusangira umutsima tumanyagura, siko gusangira umubiri wa Kristo? Nuko ubwo uwo mutsima ari umwe, twebwe nubwo turi benshi turi umubiri umwe, kuko twese dusangira umutsima umwe. 18. Murebe Abisirayeli bo ku mubiri, mbese abarya igitambo nibaba basangiye n'igicaniro? Icyo mvuze ni iki? Boshye ibyaterekerejwe ibishushanyo ari ikintu, cyangwa ko ari igishushanyo ubwo cyo ari cyo kintu? Reka da, ahubwo mvuze yuko ibyo abapagani babitekerereza abadayimoni, batabitura Imana. Nanjye sinshaka ko musangira n'abadayimoni. Ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni. Ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Mbese icyo mushaka ni ugutera umwami ishyari? Tumurusha amaboko? Aya magambo turabona Pawulo ahana abanyekorino, ababwira kutongera kuramya ibishushanyo no kubisenga, no kujya kurya ibiryo byabiterekerejwe, kuko ntago byari gukunda ko bajya gusenga ibishushanyo no kubiramya no kurya ibiryo no kunywa ibinyobwa byaterekerejwe ibyo bishushanyo mu rwego nyine rwo kubiramya, aribyo yise byatekerejwe abadayimoni. Ngo nibarangiza baze barebe no ku meza y'umwami, kuko urira ku meza y'umwami Yesu abahuje nawe, aba ari umwe nawe. None ni gute waba umwe na Yesu warangiza ukajya no kuba umwe n'abadayimoni? Reka twumve hano icyo batubwiye mu gusobanura iyi mirongo dusomye. Batubwiye ngo mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 10 kugera ku wa 22, Pawulo agaruka ku kibazo cy'ibyo kurya byaterekerejwe ibigirwamana
gutekereza ibyo kurya ibigirwamana bishobora gufatwa guterekereza ibyo kurya ibigirwamana bishobora gufatwa nk'ibidasanzwe mu mico myinshi y'iki gihe kuko nyine bitamenyerewe, ariko byari gikwira mu bihe bya Bibiliya, byaba mu bihe by'Abisirayeli ndetse no mu Banyekorino n'ahandi henshi ku isi muri iyo myaka ya kera. Igihe amatungo yaterekezwaga ibigirwamana mu nsengero z'abapagani, umugabane w'iryo tungo wahabwaga abatambyi bakoraga uwo muhango maze bakagurisha inyama. Zimwe muri izo nyama zagezwaga mu masoko rusange. Kubera ko izo nyama zitabikwaga ahantu hatandukanye n'izindi nyama nazo zabaga zije kugurishwa mu isoko, umukristo yashoboraga kugura izo nyama zaterekerejwe ibigirwamana atabizi. Inama y'intumwa ni iyi ngo inyama nk'izo zishobora kugurwa n'abakristo. Muri make, kera kuko ibigirwamana kubisenga, kubiramya byari gikwira no kubitura amatungo n'ibindi, ngo ibyabaga byatuye ibyo bigirwamana, izo nyamaswa zaricwaga zikabagwa maze inyama zikagenda zigurishwa mu masoko atandukanye. Rero niba washoboraga kumenya ngo inyama ngiye kugura yaterekerejwe ibigirwamana cyangwa ntiyaterekerejwe ibigirwamana, zabaga zivanze. Pawulo agatanga inama yo muri icyo gihe yo kutarya inyama, ngo izo nyama zashoboraga kugurwa n'abakristo. Icyiza rero ni uko zitagombaga kugurwa, ngo nyamara mu gihe inyama zatambiwe mu rusengero zashoboraga kuribwa n'abakristo mu rugo, kujya mu nsengero z'abapagani ukitabira ibirori byabo byari bibujijwe ku bakristo. Icyagenderwagaho kiragaragara. Abakristo bemerewe kurya inyama bari mu rugo kuko ibishushanyo ntacyo ari cyo. Nyamara abakristo ntabwo bagombaga kujya mu birori by'abapagani kuko ibyo bifitanye isano no kuramya abadayimoni. Kugira uruhare mu mihango y'abapagani bihwanye no kugirana ubumwe n'abadayimoni, nk'uko kujya ku meza y'umwami bihwanye no kugirana ubumwe na Kristo. Amagambo arasobanutse. Pawulo agaragaza ko mu gihe cy'Abakorino icyari cyemewe nuko barira inyama iwabo, ntibajye kuzirya mu bapagani no kuzigura muri ayo masoko yabo. Agaragaza ko gusangira n'abapagani, kurira mu birori by'abapagani ko byabaga byaterekerejwe ibyo bigirwamana byabo, byabaga bisa nko kwifatanya n'abadayimoni. Ubwo gusangira umubiri wa Kristo nabyo biba bigaragaje ko bifatanyije na Kristo. Ndetse no kugira uruhare mu mihango y'abapagani bihwanye no kugirana ubumwe n'abadayimoni, nk'uko kujya ku meza y'umwami bihwanye no kugirana ubumwe na Kristo. Aha mwibuke ko mu itorero iyo ugize role ukora mu birori by'abapagani, byabo mutizera kimwe, byabo tutizera kimwe, aha uba ukoze icyaha ndetse urahanwa, itorero riraguhana. Niba utanahanwa ushobora kwitsimba ntibabimenye, ariko jya umenya neza ko watandukiriye, wakosheje, bigeranwa no kwifatanya n'abadayimoni. Kuko ntabwo wajya ku meza y'umwami ukora imihango y'itorero nurangiza ujye no kwifatanya nabo mutizera kimwe, ngo nuko ari bene wanyu, ngo nuko hari amasano yandi mufitanye, ngo ni inshuti zanyu zo mu buto, utaha ubukwe ku isabato, ujye gukora serivisi zose zisabwa mu bukwe, wumva ari ibintu bisanzwe, ni amakosa. Pawulo aravuga ati ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni. Ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Nk'uko Yesu yabivuze, ntawe ukeza abami babiri. Matayo 6:24. Mu gihe cya Pawulo byari bikaze. Ibyo kurya byose byaribwaga mu birori byabaga byaterekerejwe abadayimoni, byaterekerejwe ibigirwamana. Pawulo akajya inama y'uko ibyo birori bitagomba kugendwamo, ibyo biryo bitagomba kuribwa n'abakristo. Pawulo avuga ko Imana idusaba kuyiyegurira n'imitima yacu yose,
nuko turi kwiga icyigisho kivuga ngo mukorere byose wimbaza Imana. Niba turya tukwiye kumenya niba ibyo turiye bidufashe guhimbaza Imana, niba iminywere yacu ibyo turi kunywa biri butuma abantu babona ko turi guhimbaza Imana. Ni umwitozo njye nawe tugomba kugira wa buri munsi. Kugira ngo ibyo bitabaho, Paulo avuga ko Imana idusaba kwiyegurira n'imitima yacu yose. Avuga ko gusenga ibishushanyo bitera umwami ishyari. Kugira ngo ibyo bitabaho, Paulo mu rwanda rw'Abakorinto 8:4-6 atanga itegeko ritibeshya rirwanya gusenga ibishushanyo, arengurira ku gutegeka kwa 2:4-5 ngo umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu niwe Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Gutegeka kwa 2:4-5. Kuri iki gitekerezo cyo gukunda Imana ukayirutisha ibintu byose cyo mu gutegeka kwa 2, Yesu yongeyeho ati kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, Mariko 12:31. No mu Balewi 19:18 habivuga neza. Icyo tubona ni iki? Suzuma urebe niba ibikorwa ugiye gukora bihesha Imana icyubahiro. Urebe niba ibiryo ugiye kurya biri butume abakubona babona ko wubaha Imana, biri butume izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, cyangwa se uri bugusha Imana, uri bugusha abantu kukubaha Imana. Mbese urashaka gutera Imana ishyari? Urajya kwifatanya naho mutizera kimwe, mukajya kurya mukavuyarara, mukanywa n'ibitemewe n'ibyangiza ubuzima, wangiza ukongera ukaniyita umukristo. Muri make nibyo Paulo yise gutera Imana ishyari. Urashaka gutera Imana ishyari? Paulo aratubaza ngo mbese turatera umwami ishyari tumurusha amaboko? Mwibuke ejo uko batubwiye ibyabaye ku Bisirayeli bigomba kutubera akabarore. Bifuje ibibi bapfana nabyo. Tukwiye kwirinda icyaha n'igisa nacyo, tukirinda kwifatanya nabo tutizera kimwe mu mihango yabo, kuko bo bicajwe no kurya no kunywa, bagahuguzwa no kubyina no gukina n'ibindi nk'ibyo. Ibyo ntabwo bikwiye kurangwa mu bana b'Imana. Ntabwo bari kutubuza kwishima, ntabwo bari kutubuza gushima Imana no kunezerwa, ariko mu bapagane intego nyamukuru ntabwo aba ari ugushima Imana, aba ari ukwishimisha, guserebura. Twageze kuri ibi, twayobewe n'amaboko yacu yabikoze, iyo nakora ibi n'ibisa ni kubona ibi. Ariko abana b'Imana baba bafite impamvu zitandukanye n'izo. Niyo mpamvu turarikirwa kuba maso, tukagira ubwenge. Ntabwo tubwirwa kuba abanyamwigendaho, ariko aho tugiye ameza yateguwe, mbese menya guhitamo ibikwiriye n'ibidakwiriye, cyangwa isoni zituma ndya n'ibyo ntasanzwe ndya, kugira ngo abantu batabona ko nabasuzuguye. Kuko abantu benshi dusigaye dutinya abantu kuruta uko dutinya Imana. Tukavuga ngo Imana nayo irabibona ko nta kundi byagenda. Nta kundi byagenda. Saduraka, Meshaki na Abedenego baravuze ngo Imana twizere ibasha kudukiza, kandi ntaho itadukiza. Iyo ugiye mu busobanuro bwagenewe abigisha mu cyigisho kinini paje 67, batwereka ko uko ibintu byari bimeze mu Banyekorino, kuramya mu kinyejana cya mbere byari ibintu bisanzwe mu Banyekorino. Ntabwo kuramya cyangwa gusenga ibigirwamana byari inzaduka mu Banyekorino, byari ibintu bisanzwe. Ndetse bagiraga ibigirwamana basenga bihoraho, ngo abantu hafi ya bose basengaga ibigirwamana byinshi. Mu bwami bw'Abaromani, abaturage beza bongeragaho no gusenga umwami w'abami w'Abaroma. Iyo wabaga uri umuturage mwiza w'igihugu, umwami w'Abaroma yabaga ari ikigirwamana cyawe, wagombaga kumusenga. Nubwo bari bafite umudendezo wo guhitamo ikigirwamana umuntu ashaka gusenga, kwanga gusenga umwami w'abami byagiraga ingaruka ku muntu mu buryo bwa politike n'imibanire ye n'abandi. Nk'uko uku gusenga umwami byagaragazaga ubuyoboke no kugandukira ubwami bw'Abaroma. Mu ngoro nyinshi z'ibigirwamana ngo hakorerwaga imihango yo gutamba ibitambo by'amaraso y'ibimasa, ay'amasekurume y'ihene,
cyangwa y'inyoni byabaga byatambiwe ibigirwamana, igakurikirwa n'ibirori rusange bigizwe no kurya no kunywa no kwishimisha mu buryo bwose, harimo n'ubusambanyi. Ngibyo byabaga i Korinto. Ariyo mpamvu Pawulo mumubona yarabirwanyije cyane. Komeza tuvuga ngo muri izo nkera zaberaga mu ngoro z'ibigirwamana, ababaga baje kuramya baryaga ibyo kurya byatuwe icyo kigirwamana. Iyo ibyo bimasa cyangwa amasekurume n'inyoni byaturwaga ibigirwamana, nyuma yo gushengerera ibyo bigirwamana byarabagwaga, umugabane wabyo umwe ukaribwa, abantu bakabirya. Ngo habaga n'iminsi mikuru y'abaturage bose yo kwishima no kunezerwa, irimo n'imihango y'idini igizwe n'imikino yitwa Istihaminiya, sinzi niba mbisomye neza, ngo yabaga igenewe gushima ikigirwamana cyitwa Poseidon, akaba ari imana y'inyanja, amazi, imitingito n'amafarashi, ikaba umuhungu wa Kronusi na Leya n'umuvandimwe wa Zeusi. Muri make rero dusoza n'ingingo y'uyu munsi, Pawulo yarwanyije iyi mico yo gusenga ibigirwamana, abwira Abakorinto ko niba barahisemo kuba abana b'Imana, kubaha Imana, kwitwa abakristo, bakwiye kwitandukanya n'iyo mibereho, bakamenya gukora ibintu byose bahimbaza Imana, yaba mu mirire yaba mu minywere, bakirinda kwifatanya no kujya muri ibyo birori by'abapagani byabaga birimo ibyo kurya byaterekerejwe ibigirwamana, byabaga birimo imihango iteye ubwoba ya gipagani. Uyu munsi wa none turasabwa kwirinda ibyo bintu kuko biriho. Hari abantu benshi bashobora kugutumira mu ngoro zabo nziza, ugasanga ibintu biri kuhabera ntabwo byubahisha Imana, ariko ukihangana ugakomeza ukayicara, ukahaguma, ukahatinda, uba uri mu makosa. Reka Imana iduhe amaso ya mwuka, twihanire kureka, twirinde kubabaza Mwuka Wera, twirinde gutesha Imana agaciro, twirinde gutera Imana ishyari kuko ntacyo tuyirusha, yatureka ikabona n'abandi. Kuba tudashiraho turabizi ko ari urukundo rw'Imana. Reka urukundo Imana yadukunze twe kurupfusha ubusa, ahubwo twubahe natwe Imana, tuyigandukire, tuyikunde kuko niyo yabanje kudukunda. Imana ikomeze kubana natwe, dore kuyumvira no kuyigandukira, dore kugenda uko ishaka. Njye nawe uyu munsi wa none twize icyigisho, twihanire kureka. Aho twakiraniwe hose Imana iteguye kutubabarira, kandi uretse n'ibigirwamana bigaragara tutakibona cyane, nubwo hari aho biri uyu munsi wa none, ariko ikintu cyose ukunze kurutisha Imana, ikintu cyose ukoze kitandukanye no gushaka kw'Imana, kiba ari ikigirwamana, uba uri kuramya ikindi gitandukanye n'Imana nyakuri. Imana iduhe kwihanira kureka, kandi twitandukanye n'ikibi n'igisa nacyo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ngo Kristo azagaruka azasange tumwiteguye tubane mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo mbasaba nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen.